saa mbiri za mu gitondo umuhungu yahise amanuka aragenda ajya kureba undi mukoboyi, amubaza ngo urajya gusenga asanga ubwo hari saa moya n'igice. Ati njye ntabwo mara uyu munsi, mfite gahunda nyinshi kandi ngomba kuzikora nk'uko naziraranye. Yahise aguruka mu kibuga agerayo asanga abahungu baricaye batera story iminota. Umukoboyi yari ategereje nawe yasanze adahari. Umukoboyi nawe yari ari gushaka amafaranga mu gitondo yo guhereza umugore, kuko amafaranga yose yari yayanywereye yayasinze. Amuguyeho amubaza byagenze gute. Umukoboyi namuhamagaye ntabwo yansubije, ariko yanyandikiye message ambwira ko ari i Kigali azagaruka nyuma y'amezi 3. Umukoboyi yahise amubaza nese tuzazibona gute. Yahise amuha nimero ati 078, aramuhereza. Umukoboyi nawe yahise ajya kuri WhatsApp aramwandikira amaze byagenze gute utatubwiye. Umutipe yasaba ati bino biboro biraremereye cyane, yasaba ko tubyohereza kuri WeTransfer. Footage zari nyinshi cyane, zifite megabyte nyinshi cyane, zari giga 35. Ese gute wafata 35 giga ukazohereza icyarimwe kandi zikakugerera icyarimwe? Wari ubizi? Umukoboyi yahise ambwira ati koresha WeTransfer.com